uzaza ukande hano hirya, hano uzaza ukande hano, nanone kugira ngo ngusobanurire akantu k'ingenzi burani kariya, kugira ngo usobanurire rero my contact, who can see my status updates. Niba ushizeho status ninde ushobora kuyireba? Ni contact zanjye, ni contact zanjye usibye izo mfite nshaka kuba nashyira ku ruhande, cyangwa se nizo na sharinze. Okay guys, reka nkwereke uburyo rero ushobora guhisha abakurebera status zawe. Ushaka kubura aho ngaho ukavuga uti rero abantu bazajya bandebera status zanjye naba ngaba bitewe n'icyo duhuriyeho. Ushobora kuba ukora ibintu bijyanye n'ubucuruzi, ukajya wamamaza ibintu bijyanye n'ubucuruzi bitewe na status zawe uburyo ikurikirwa cyane, ugahitamo yuko rero abantu wenda musanzwe muhura cyangwa se abufitiye nimero badashobora kurebera status zawe. Wenda wowe ukavuga uti reka mpitemo abantu bazajya bandebera status zanjye ni abantu duhuriye mu kazi cyangwa se n'abantu dufite icyo dukora twese duhuriyeho, ariko abo tutagihuriyeho nibo ngomba gushyira ku ruhande bitewe n'uko nshaka kuzamura ibintu byanjye cyangwa se nk'ubucuruzi bwanjye. Ushaka kubura aho ngaho ukamamaza ibikorwa byawe kuri status zawe kugira ngo bagukurikire, ariko bitewe n'uko ufite abantu wenda mudafite icyo muhureho cyangwa se icyo mukora, bakabasha kuba bazibona bakaba batazakira neza. Aha rero ni uburyo ngiye kukwereka wowe ugomba kubikemuramo ibintu bitaruhije cyane. Nari maze iminsi mvuga nzabakorera iyi video bitewe n'uko hari abantu bamaze iminsi babimbaza, nkavuga nti rero ndaza kuyibakorera byihuse. Ubu ni uburyo bw'umutekano wawe ushobora kuba wabikora gutya kugira ngo nyine urinde status zawe zere kuba zagira ibyo zivugwaho. Cyane cyane ndabwira abantu wenda bafite business cyangwa se abandi bantu bafite social media, abantu bamamariza kuri status kugira ngo bakurikirwe, nibo ndimo kwereka iyi video. Ndetse n'abandi basanzwe ushaka kubikora gutya bitewe n'ibyo uhuriyeho na mugenzi wawe. Mugenzi wawe ashobora kuba hari ibyo akunda, nanone ibyo ukora akabikunda, wabishyiraho ukajya kubona nyine arabyemeye cyangwa se arabyakiye, ariko byagera kuri wa wundi nyine ukabona nta byakiye neza. Uwo muntu rero uba udashaka kubyakira neza cyangwa se n'amarangamutima ye y'uburyo ki yabyakiyemo cyangwa se atabishaka, ushaka kuba wamushyize ku ruhande ukavuga uti rero niba utemeye ibyo nkora kambe nkushyize ku ruhande kugira ngo utazajya undebera ibintu. Muri ubu buryo bwo gukemura kino kibazo niyo mpamvu nje kugira ngo nkwereke uko bikorwa. Sasa nta kindi bisaba kuba ufite icyo bita WhatsApp ushaka kuba uyifite gutya, kadushyiremo pin. Okay, izi status zose ngira ngo muri kuzireba. Izi status zose ngira ngo ni ziba zigukurikira cyangwa se abukurikira cyangwa se abo bufitiye nimero. Umuntu atagufitiye nimero cyangwa se atagufitiye izina rya nimero cyangwa se ataragubitse muri telefone ntabwo ushobora kubona status. Ikindi hano uzaza ukande hano kuri utu tudomo dutatu, utungutu ngiye kukwereka. Uzaza hano kuri utu tudomo dutatu two mu nguni, nurangiza udukandeho. Uzaza hano ku ijambo ryitwa ryanditse ngo
status privacy. Status privacy niho uzaza ukande, kurikira akantu ku kandi. Muri iyi video rero ndabasha kuba nakwereka buri kamwe kugira ngo uze nawe kubikora byihuse. Ngira ngo ndimo kubategura n'izindi video nyinshi cyane kugira ngo tuzabashe kuba twabana muri tekinoloji ihambaye cyangwa se ikoranabuhanga. Hano murabona ko hano murabona ko nyine ngewe mfitemo abantu 11. Abo bantu 11 hari icyo mfitemo abantu 11. Impamvu nabikoze niyo ngiyo natangiye nyibabwira. Bano bantu 11 nabaye mbashizemo hano, ariko wowe kugira ngo nyine uze kubikora hari ubwo uri buze usange nta muntu n'umwe urimo. Uzaza kandi hano hirya, hano uzaza kandi hano, nanone kugira ngo ngusobanurire akantu k'ingenzi burani kariya, kugira ngo usobanurire rero my contact, who can see my status updates. Niba ushizeho status ninde ushobora kuyireba? Ni contact zanjye, ni contact zanjye usibye izo mfite nshaka kuba nashyira ku ruhande, cyangwa se nizo na sharinze. Urumva rero ibi ngibi ni utuntu WhatsApp nyine yashizeho kugira ngo nyine dukemure abantu ibibazo bagenda bahura nabyo. Umuntu rero ushobora kukurebera status zawe, ushobora kuba wakwemera buri status, buri contact yose, ushobora kuba wakwemera buri contact yose kuba yakurebera status zawe, usibye abantu nyine washize ku ruhande. Ba bantu bakwandikira wenda bakubwira nabi, ba bantu bashobora kubibona mugahura ukabona nyine hari ikibazo mushatse kuba mwagirana. Icyo gihe rero kugira ngo nyine urinde umutekano wawe, ukomeza akazi kawe, nuko uzaza ugakora buno buryo. Wowe uzaza ukande kuri my contact accept, nurangiza kuhakanda uzakandamo. Urabona nuhakanda bazaguha liste y'abantu ufite. Ukomeza umanuke, ngira ngo muri kubibona bano bantu bari kuri liste, kugira ngo rero uze umwemezemo cyangwa se umushyire ku ruhande atazajya areba status zawe. Uraza ugakanda kano kazeru ugakandamo, ukaba umushyizemo. Washaka ukaza ugashyiramo n'undi, washaka ukaza ugashyiramo n'undi. Apfa kuba bose ubazi, bose uraza ukabavivura nyine. Noneho warangiza ugahita ukanda kuri iyi tiki cyangwa se iyi V hano hepfo. Aha ugahita ukanda iyi tiki bubashizemo. Iyo bashizemo gutya ni cya gihe ushobora kuba wagira iki, ni cya gihe ushobora kuba wenda udakeneye ko bakurebera status zawe, waba uyishizeho nayirebe, wakabona nyine ari WhatsApp yawe sanzwe. Nanone ikintu kibi cyane kuri ibi ngibi uba ukoze, nuko umuntu washizemo gutya hari igihe runaka kigera ukaba nawe utabona status ze yashizeho. Hari igihe WhatsApp update zayo ziba zihindagurika buri gihe, ukaba wayibona cyangwa se unuyibone bitewe nuko nawe wamushyize kuri muri bwa bubiko budashaka nyine kukurebera status. Ngira ngo rero ni ibi ngibi nenda kukwereka. Kano kantu ni ingenzi cyane kuko wagakora kuva nonaha. Ndagira ngo rero mushishikarize gukanda subscribe n'inzogera, ndetse niba wakunze n'iyi video ukande like, udushigikira, ndetse twandikira no muri comment tubwira ko nyine turi kumwe cyane n'udutima twinshi. Ndagira ngo ukande video igiye kuza muri screen uyirebe, rwose ni video nziza cyane. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao, naho mu yindi video.